dutangiranye umugore ahangaha ari gucaho ageze aho ahura n'umukobwa yicaye ku nzira arambwira ati se wamfunguriye, ati mfite ikibazo akaguru kanjye ntabwo kameze neza wambabarira ukamfungurira. Umugore n'umutima mwiza nawe ahita avuga ati ntacyo reka ndebe ko hari uduceri nsigaranye maze ngufungurire. Ako kanya batwereka wa mukobwa hamwe yari yicaye kakaguru ahise agakuraho, harimo akabase yatezemo munsi ahita akuramo akuma ajya ku isakoshi ya mugore ahita ayikata, ahita acishaho urwembe arayikata. Nyagasani kumbuka agenda yikata, inote ziri muri ya sakoshi zigenda zimanuka zigwa muri ka kabase. Dore ko umukobwa yiba rero, dore ko umukobwa akora akazi k'ubujura. Umugore nawe ukora aho ngaho arimo arashakisha uduceri two kumufashisha, kumva umukobwa ni ikirara cyo ku muhanda n'akaguru burya nubwo ari n'igicumba. Reka turebe ntitugacikwe nyamuneka. Barakwereka wa mugore yese ama twaduceri yari afite, aravuga ati akira ndagufunguriye, ahita yigendera. Uko ajya ageze imbere akakobwa agahita agaseka ati ndakurangije tu ati ndamurangije. Barakwereka wa mukobwa nta kindi yakoze, yese akuraho ka kabase ahita ahaguruka neza yemye nk'umuntu nyine utari n'igicumba, ahubwo nta nubwo ari igicumba afite n'amaguru abiri, ahita akuramo za nota atangira kuzitsindira, atangira kuzirwanaho. Umugore ageze imbere akoze muri ya sakoshi yiwe asanga yacitse, inote zirimo ntazirimo. Ati mana Nyagasani we, yibutse we ko akariwe kagakobwa, ati niwe unyibye wa mukobwa we, niwe ucirisha koshi. Ati aka kanya niwe uhise uyikata. Agakobwa atangira kwirukanka, umugore nawe atangira kuvuza induru ati polisi. Ako kanya na polisi bahacaga barakwereka bahise baza babaza bamugura ati nibiki bibaye. Ati kana gakobwa nakajura karanyibye kabashije kuba kanyiba amafaranga yanjye na telefone, mugerageze mugakurikire mere ko mwakamfatira. Barakwereka umukobwa bamutangiyeho, uko bamukururaho umukobwa ntarakurura, uko bamwirukaho umukobwa ntarakurura. Umukobwa yarirutse, umukobwa ariruka, umukobwa w'igisambo ariruka, ariko uko yiruka ariko abapolisi nabo bamuriho, nabwo bamuri bubi ntibamuva inyuma tu. Yarakomeje ariruka n'abapolisi barakomeza bamukurikira. Ako kanya ahita yitendeka muri bisi yari igiye kuzura. Umushoferi atishyura, undi ati ndaba nishyura. Umushoferi biramuyobera. Umukobwa ageze muri bisi imbere arareba aho yakisha arahabura, harimo aho yasanzemo babiri bibereye mu rukundo bameze neza. Icyo yakoze ni iki rero, yese atera imibare ahita afungura rufu hejuru yihuse, ahita amanura urwego. Bya bisi nyine birebire biba bifite n'urwego, ahita atangira gupanda ingazi, atangira kurira ingazi. Uko ayurira agakariso kaba kavuyemo, n'umukene n'agakariso aba yambaye nta nubwo kaba kanamukwira. Barakwereka agakariso kavuyemo, aravuga ati karandaburiza tu. Ate byatuma mpfa gutanga siga hanze tu, nkasiga hasi ariko ntikandaburize. Barakwereka yise akenda kindane yese agatamo nyine yese agatawe indani muri bisi we, ahita yurira hejuru y'ibisi. Kandi ko baraho wabuga bari kumwe n'umusheri we, aragenda ahita gufatira ka gasiripe, arakareba atakira mada, ati ndakazanye, ati karanameshe karasa n'umweru. Abanya abapolisi bari kuza biruka ahita agatsimbira uruhande rwe. Kurikira unarebe abapolisi barinjiye binjira muri ya basi, batangira kubaza ati nta mukobwa umeze gutya na gutya mubonye, atagiye yaciye he. Umugabo arakomeza arareba uko abapolisi barimo barabaza, umugore agiye kubivuga ahita amupfuka umunwa, aravuga ati wapi ntawe twabonye kabisa, nta mukobwa tugeze tubona, nta reka. Umupolisi bakomeza babaza ati niba mwamubonye uriya mukobwa n'umusuma yabashe kwiba umuntu, mubasha kuba mwadufasha mukabitugezaho. Umugabo ati jye namubonye aca inyuma ya bisi, ahubwo yese yirukanka yagiye kure. Kandi buke twebwe twamubonye we yagiye, twe twabonye ko yuri yazamutse hejuru. Abapolisi barahise bakata bisubirayo, asigara na wa mugore. Umugore ahita afuha, ahita arakara, ariko nyine arareba umugabo, arareba iki kigoryi kirimo ati ndakwereka tu. Umugabo nawe ahita yurira ingazi yikurikirira cya cyuki cyangwa se yikurikira kagakobwa kagasuma. Uko yurira ingazi umugore ariko agenda arakara, umugabo arakomeza arurira agera hejuru, abaza kagakobwa ati oya nje ntarebe ryanjye, atumeze neza se, tereka nezere kumeze neza. Ati waza ukamanuka ariko ukagenda, nabo abapolisi nabo bagiye ubu ntawe ukiri kuguhiga. Ahita yisubirirayo. Barakwereka kagakobwa kahise katangira kumanuka nyine kagaruka indani muri bisi. Umugabo n'umugore uko umugore aho ngaho aramureba ikijisho, umugabo ariko araba ati ntacyo bitwaye ngese ko ntacyo nakoze. Barakwereka kagakobwa kahise kava hejuru ya bisi gahita kamanuka nyine kagaruka muri bisi indani. Uko kamanuka amaso
amaso ni yose baragahanze amaso. Wa mugabo ati ati hari akantu kawe wasize, atakira ngo we n'agasiripe kare wagasize. Umugore tarakara ati niba icyo uri gufata ikariso z'abakobwa. Umugabo ati ariko oya ntacyo bitwaye. Barakwereka umugabo akomeza kugenda asobanura. Umugabo ati ngiye n'agasiripe ke yaragataye ndakamutorera ndakamuhereza, nta birenze sheri wanjye, urazi ko ntacyo bitwaye sheri. Umukobwa barakwereka yararakaye. Umugore ahita asiga wa mugabo na wa mukobwa. Umugabo ntari birya ahita avuga ati nyine ko rameze nyine tuwararakaye biraho bisanzwe ariko nta kibazo. Aramwe atari kumeze neza. Akobwa ati imeze neza. Ati gusa urakoze cyane kuba ntabaye abapolisi bari bagiye kumfata. Umugabo arareba aricecekera. Wa mugore nawe ko arimo aragenda kwita amarondi yanarakaye, areba ikintu yakorera kano shenze kari ko bushaka kari ko mwivangira mu rukundo rwe n'umugabo wiwe, katumye umugabo waroba agahita amwibagirwa ko banari kumwe, ashaka ikintu yamukorera arakibura. Ariko nk'amapanzi ahita abona intuza ikamba aho ngaho hasi. Vuga ati kanze nkwereke sha. Barakwereka ahita afata ya kamba ayizirika ku cyuma yitonze pole. Afata ya kamba ayikurura hasi gake agenda yikorera gake kugira ngo abashe kuba yayikoramo umutego. Kuri cyuru narebe koko kari kuvugana n'umugabo karamusezera ati ngaho urabeho urakoze cyane ugire Imana n'amafaranga urankijije. Wa mukobwa uko komeza kugenda acaho nta makuru afite yuko wa mukobwa wundi yamuteze ikamba hasi cyangwa se yamutezemo agatego. Ageze imbere ahita kwitama akaguru muri ya kamba. Ageze ku mushoferi atishyura. Umukobwa ati ngiye nta note nifite mana, ati ngiye nta note nifite ahubwo reka ngende nugire unjyana. Ageze hasi wa mukobwa ahita kurura ya kamba imufata mu kaguru. Urabona ko yambaye ikamba mu kaguru. Ari umubare wa mugore yari yakoze. Ahita afata ya kamba arongera izirika ku cyuma neza noneho yitonze arayikomeza. Ukuguru kumwe kwa wa mukobwa kwambaye no kamba. Uko umukobwa asohoka muri basi nta makuru afite ko yambaye ikamba ku kaguru cyangwa se yambaye umugozi bamuteze umugozi ku kaguru. Ako kanya basi iratangira. Uko basi itangira gukururana k'agakobwa agahita kikubita hasi. Uko kikubita hasi wa mukobwa aturuka inyuma aseka cyangwa se wa mugore aza yishimye. Umugabo ati se niba yishimyera. Uko arimo aragenda aseka avuga ati oya ngiye ntungore mwana mfite utuntu twanjye mba nikoreye. Kagakobwa kumbi bisi yatangiye kugenda igakurura hasi. Ubwo igakurura hasi kagenda kavuza induru gatabaza bana Nyagasani. Ati ni munabare bisi ikomeza kugenda igakurura. Uko igakurura kagenda kavuza induru wa mugabo abyumvise arabye amaso akusubiza amaso hanze. Abona ni kagakobwa bisi irimo iragenda ikurura. Ahita avuza induru ati shoferi we hagarika imodoka hari ikintu uri gukora, hari umuntu uri gukurura ahantu hasi. Ako kanya barakwereka umugabo ateza urusaku muri bisi ahita ajya kwa shoferi avuga ati hagarara. Uko avuga ati hagarara wa mugore wiwe nawe wa musheri wiwe biramurakaza. Iyo we yifuzaga ko basi ikomeza kugenda karagakobwa bakagakurura akagafata isomo kakareka ibyo kujya kirirwa kareshya abagabo b'abandi. Barakwereka wa mugabo yarasohotse yirukanka n'umutima mwiza ahita ajya guhagurutsa kagakobwa akabwira ati yangane kumbi yo kagakobwa imodoka yagiye gakurura imyenda igacikiraho ndetse na mwenda w'imbere yari yiyambara w'umweru mwe mwabonye nako yarakuriye hasi bisi iracika. Bisi iti nikomereza iti bataho ngaho agakobwa kababaye karagenda kikanda nyuma karikanda nyashi. Uko kikanda umugore nawe avuga ati wa mugabo uri ikigoryi uri muri takuru no mukobwa cyane ubundi uramuzi. Umugabo atari ko ngiye nugufasha atahana hose ngiye ndafasha ati ugereza gufasha n'abantu utazi. Ako kanya baba polisi baba batejemo bati dore nguri wa mukobwa sha mufate barumirwa. Uko baga mufate kagakobwa akita ati Nyagasani we baba polisi barongeye baraje karongera karatangira n'ibikariso byako byacitse karongera karatangira kariruka ngo wako. Uko kagerageza kugenda kiruka umugore nawe ariko umugabo ari gushaka kugira ngo yeko yahagarika abapolisi be kumwirukana, ariko umugore akavuga ati reka hakigoryiwe reka bagafata ubundi muziranye ko ndi bakwitayeho nkaho ari ahantu muziranye. Umugabo ati wapi ati nukugena ngo ngafasha tu ati ngiye nukwifashiriza abantu ati kuko urabona ko ara nagakobwa kakiri gato kandi kari mu bibazo ati ngaho tugende sheri. Kurikirana rebe rero imitsi iragiye iricuma irisunika cyangwa se n'amasaha none wa mugabo ahita abwira umugore ati noneho umugabo yaramubwiye ati rero hari ahantu agiye gufungura business ati ariko narahombye nabashije kuba nahomba ati rero kuba narahombye nta mafaranga nyifite ati rero nashatse ko naza nkashaka ko twafungura ka business nkanga hanyuma ngo bakana akazi tukahatura.
kumbe umukobwa we yarazi ko umugabo yamusohokanye agiye kumwerekana bagiye gufungura business ifatika, agenda yirase. Ageze ahangaha kumbe umugabo yamukinye yigize umukene, yigeze ko yahombye. Umukobwa atangira gutongana ati cyera nzi kugiye kunjyana ahantu ha danger, nari nzi kugiye kugenda kunyerekana tugiye gufungura business ifatika, none nanga unzanye. Umugabo atari ko ngewe ati nubwo bushobozi mfite, ati amafaranga menshi cyane nari mfite, wari ubizi ko mfite amafaranga, atari ko bose yarashize. Ati ubu nta mafaranga nyifite. Ako kanya hari ikinyeganyeje kuri kintu narebe barikanga. Mwigisha shikiraho ahita hacumukamo akana keza kagahungu, akana keza nyine kagahungu kaka innocent, karaza gaseka, karaza wa mugabo n'umutima mwiza ahita agafata arakabuza ati niba icyo ukorana wa mwana we. Ako kanya nyuma yo wa mwana hahise yaturuka wa mukobwa, ninde rero kuri kintu narebe hakurikiye wa mukobwa ahita afata udufaranga duke yari afite aramubwira ati mwana wanjye, aya niyo mafaranga nabashije kubona make yose, ndakwinginze genda ugura umugati, genda ushaka ikintu wagura urye mwana wanjye, urazi ko nawundi mwana mfite utari wowe. Abandi barikanga baramaza ati si uyu mwana n'uwawe? Umugore ati hoya, ati uyu mwana n'uwo nitoreye mu kimoteri, ati kubera ko twibera ku muhanda nyine namutoye mu kimoteri abandi bamutaye, ati hafi ye yo gupfa, ati mumutemo kumurera, ati niyo mpamvu burya nirirwa njya ku muhanda kwiba amafaranga ngo ndebe ko byibuze nabasha kuza nkafasha uno mwana, nkabasha kugira ngo byibuze murera abashe kuba yakura. Ati nta wundi mutima mubi ngiraho kwiba. Ako kanya barakereka wa mugore yese ahagarara ku ruhande ahita afata telefone n'umujinya mwinshi ahita ahamagara ati haro, aha ni kuri polisi, wa munyabyamwe arimo muri rukankana, aka kanya ndamufite namubonye, mukurire telefone yanjye mureba hari namubonye, mureta mutugwaho. Ako kanya n'iminota yashize polisi bitejemo, ati tuje kugufata wa mukobwa we w'igisambo bayogoje waciye ibintu. Umugabo ati oya mwemuretse twumvikane mumufate. Umugabo wese abyitambikamo ati umukobwa ntago ari igisambo nkuko mubikeka. Umugabo atangira kugenda avuganira kagakobwa, uko agenda avuganira kagakobwa aravuga ati mufate base no mafaranga makeya nari mfite, mureke no mukobwa wenyine. Barakwereka yese atanga karuswa kugira ngo bashe kubereka babashe kuba bareka wa mukobwa. Ndega nta gihugu hitaba mu ruswa uretse wenda mu Rwanda, uretse mu Rwanda nta handi atabaruzwa kuri kintu narebe. Yese afata wa mukobwa amufata ati mukobwa ntugire ikibazo komera. Uko amufata wa mugore wiwe cyangwa se wa musheri we biramurakaza byatari. Aravuga ati bakomeje kumenyera, bakomeje kunyitaho kunyereka kutanyitayeho, uri muri takuru uwo mukobwa. Ati iyi nzerereza ubundi urabona mwagirana hehe? Musaza atari ko ni inzerereza ariko n'umuntu afite umubiri, afite amaraso, arahumeka nkawe, arabasha gutembera nkawe, nta kintu nakimwe ufite kumurusha. Kute wakita umuntu nk'uyu w'inzererezi? Kuki bamwita mayibobo kubera ko atagira haba cyangwa se ari homurezi? Ntago bikwiriye kuba sheri, ntago bikwiriye kuba. Barakwereka umugore yari kubisa nyine aragenda. Barakwereka umunsi ukurikiyeho cyangwa se amasaha akurikiyeho bavuye ahangaho bahita berekeza mu isoko. Amubwira ati rero sheri ahangaha naho tugiye gufungura business noneho ya danger y'ubucuruzi bw'inyanya. Ati ndashaka gufungura business y'inyanya hano. Ati wahabonye? Umugore ati he, ati mwiri soko, ati ngiye ngiza kwirirwa ncuruza inyanya mwiri soko. Ati nyagasani we, ati ndeba ariko ati ukuntu ngiye meze uku ngiye kwirirwa nikaraga mwiri soko ngo ngiye gufungura ngo ngiye gucuruza inyanya. Umugabo ati good, ati ibi nibyo byashara dufite. Ati twabasha gucuruza inyanya, twacuruza ibirayi, twacuruza intoryi, ati kuko amafaranga cyane nari mfite yarashize. Kurikira nebe ntugacike aho ngaho bari mu isoko, bari mu isoko bari kugenda baganiramo, ariko uko baganiramo biragaragara ko wa mugore atabyishimiye. Aramubwira ati sheri rero akira banza fata itaburiya nyine wambara utangire n'akazi. Ati fati umwenda w'akazi utangire ucuruze ushaka abakiriya ambara. Umukobwa ahita amujugunyira ya dust coat ayimujugunya n'umujinya mwisha mwe ati fata bya wa mushenzi we, ngiye urabona ndu umuntu w'urwego rwo kuzakwirwa ncuruza mu isoko. Uko ndebe kurabona ko ngiye ngomba nsangaho naza kuza kwirwa ncuruza nya mu isoko, nta n'umutima ugira ibiki n'ibiki. Aramutuka aramutokoza mu isoko imbere y'abantu ahita nigendera. Kuri kintu narebe rero uko yakagiye barakwereka wa mugabo yasiganye na wa mukobwa, basigara baganiramo nyine babiganiraho. Mugabo aramubwira ati rero nuho gukina umukobwa ameze. Ati se wowe byakunda ukabasha kuba
waza ukabicuruza hano ukabasha kureba uko warera uno mwana. Umukobwa ati ati ibintu nk'ibyo ngibyo nabikora, ati ni utuntu twanjye ahubwo watinze no kubimbwira mbana natangiye n'akazi, ati gucuruza, ati nahita nangira ubwo n'akazi, ati byo kwirirwa niruka ku muhanda niba nkabasha kuba mbireka nkabanza kuba nakora cyabasha kuba cyakwita ku mwana wanjye. Ati ati none niba uko bimeze fata udufaranga duke nari mfite ugende ubanza ugurira umwana umugati, hanyuma ibindi tuzatubivugana, ati kandi ukomeze wite ku mwana neza. Umugabo disi yagiraga umutima mwiza ahita amusezera aranigendera. Tegeka nkurikire shiri uko bari agakobwa karishimye, udufaranga abonye twose yabashaka kuduha mwana gwa. Ati mwana uyu munsi tubashije kugira icyo tubona, Imana ageze neza mwana wanjye, uzakura kandi nzagereza kukurera. Ako kana wa mugabo barakwereka uko ari kugenda atera amaraundi muri quartier, Yesu akwa ku muntu ucuruza indabyo. Ati nangahe $1, amukubita $1 ryiwe, ambwateka nge gusaba imbabazi nkoresheje indabyo, amugore namurakaje. Barakwereka wa mugabo Yesu afata za ndabyo ahita ashyira kuri wa mugore, wa musheri wiwe. Sheri umbabarire nakosheje niba nakurakaje, ubone kuba nakurakaje ntabwo nari nabigambiriye, ariko kuri ibyo ngibyo fata tuno turabyo bashe kuba mbabarira. Abembereza nyine nk'umugabo nk'uko abagabo nabo barabizi kuntu mujya kubembereza, ariko umugore nawe iba isasu yarakaye. Ati ni gute wansebya, ni gute wantesha agaciro, yurandeba ukabona ko genda aza gukora mu isoko. Ati je wambeshe, ati nezi kuri mu miliyoneri ufite amafaranga menshi, none nta n'ifaranga ifitiye, nukuza ucuruza inyanya mu isoko nk'abakene bose. Ati ibindi bicyuso nzaniye, ati rakura hano, ahita afata za ndabyo arazimwamureta zikubita hasi. Umugabo byaramurenze. Umugabo disi n'agahinda kenshi nta kindi yakoze, yese abona ko umugore batakiri kumwe cyangwa se nta rukundo kimufitiye, ahubwo yarakurikiye umutungo wiwe. Icyo yakoze ni iki? Yese afata twa turabyo aratureba, ati sinatuguje amafaranga yanjye. Kuba naraguze amafaranga yanjye rero ntago zapfa ubusa, kandi nayo kubugiye ntago bivuze ko nta bandi bakwakira zina ndabyo. Barakwereka yahise afata inzira aho yayerekeye. Uko bari ahangaha wa mukobwa nawe arahane kwita kuri ka kana, arimo aragaha umuti nyine akabwira turoza kumererwa neza. Bakiraho hari wakomanze, atinjira yewe ni kari winjirire. Barakereka wa mugabo yese yinjira mu rugo rwa kagakobwa kagakene, azazanya twa turabyo wa mukobwa we yanze, wa mugore wa mushiriwe bakundanaga yanze. Kuri kintu narebe umugore ati ese kuki winjiye muri nonzu, ntubona kuri guhatarisha amayisha yawe cyangwa se ntabwo uribona ko uri gushyira mu buzima bwe mu byago? Umugabo ati we ntaribi, ati nene nkuzaniye tuno turabyo, nawe mbashe kuba nakuzanira tuno turabyo ngo tubashe kuba twagushimisha. Umukobwa barakwereka yaratwakiriye yishimye. Umugabo akomeza kugenda avuga ati rega nakubwiye ko turi kumwe, ati nagukunde ko ubasha kuba wita ku mwana kandi ugira umutima wacu umuntu uzi no gufasha. Ati rero niyo mpamvu nakugeneye iyo mpano yo turabyo. Ukurikira unarebe, ati niyo mpamvu nakugeneye impano yo turabyo kugira ngo byibuze ukomeje kugenda ugira umutima mwiza nk'uwo. Kakana karasekamo. Ubwo gasekamo wagenzi, umugabo akomeza kugenda yiterera imistari cyangwa se agenda aganiriza wa mukobwa, ariko umukobwa nawe biba byamurenze. Umukobwa yaramaze igihe kinini atabona umuntu kuba umuntu wamwitaho nk'uko. Akwereka umugabo nta kindi yakoze, yahise avuga ati mwamerekeza se tukisohokera. Ati yego. Ahita afata akana akaboko barasohoka nyine nk'umuryango tu. Barakwereka nta kindi cyakurikiyeho. Iminsi yagiye iricuma, uko iminsi yicuma umugabo yagiye akugurira impano ihenze, akugurira n'impeta. Akiraho wa mugore urazi ko bari banashwanye, umugore yaramwihenuye banashwanye, abonye umugabo we biramutungura. Ati wa mugabo yarambeshye ngo nta note afite, kumba afite inote. Ati yarambeshye atafite nta mafaranga afite, kumba afite amafaranga. Ati bira nibicyaguze, ati zira mpano ayiguze agiye kuzigurira nde. Ati basanga ari kagakobwa kagashinze, ati ngomba kubarya inyomeko tu, ngomba kubarya inyomeko. Barakwereka disi wa mugabo yaraje muri rya soko hamwe, wa mugore we yamwangiye bwa mbere afashe kagakobwa agafutse ku maso, arakabwira ati surprise. Ati uzi icyo ngiye gukora? Ati ntabyizi. Barakwereka ibyo bakora byose, wa mugore wamwanze mbere ari inyuma arimo arabireba, ahita afata impeta ahita atera ivi. Umujama yataye ivi kuri kagakobwa kakarara kiberaga ku muhanda. Oh my god, kuri kintu narebe. Umukobwa byaramurenze ati umukobwa ntazi ibyo gutera ivi cyo biba bisobanuye, yiguriye ku muhanda, umwana yiguriye by'uburara cyangwa yapfaga kujya kureba udufilime, yabonye umuntu yamutera ivara biba bisobanuye ko ashaka ko amurongora. Agakobwa byarakayobeye. Umugabo ati se wakemera kumbera umugore? Umukobwa ati ahubwo watinze kubimbwira. Ati nyine
ati urabona nabyemera se? Ati nabyemera rwose nkakubera umufasha. Uko muporopoza wa mukobwa se cyangwa se wa mu ex wa mugabo ari inyuma arimo arabireba byose biramurya. Umugabo akomeza kugenda aganiriza kagakobwa akabwira ati ngena nagukunze, hari uburyo nagukunzemo, nagukunze kugira umutima mwiza, nagukunze kugira umutima wa kimuntu. Iyo nashatse umukobwa umeze nkawe byibuze wazajya ugira umutima nk'ufite, nari naramubuze, ariko Imana abashije kumpuza nawe nabashije kukubona kandi ntiwisuzugure kubw'ukuri. Wa mugore naho uko ari inyuma arimo arafuha umujinya wamuriye, umujinya uramurya. Hanyuma kagakobwa nabo gatangira kugenda kabwira umugabo ati ni ukuri njyewe ntabwo nzakubira umwana mubi, nzakubira umwana mwiza kandi nzabasha kuba nakubakira nk'uko ubyifuza. Ati oya, atugira ngo biratinda se ahubwo, ati hari n'akandi kantu. Umukobwa biramurenga, arebye ko wa mugabo yamuguriye n'ikanzu y'ubukwe turashize. Umugabo uzi ko ari seriye yese ajya gufatira akugurira agatimba. Yaje akaza yakubwira ati rero itegure ejo hari ikirori tu, nimba ari ejo niba ari uyu munsi ntumbaze, buri kintu nareba agafilime ntugacikwe. Yesa amuzana n'ikanzu ati ahubwo witegure nta bintu, nta mwanya wo gutakaza ubukwe, lazima tugomba kuhita tubukwa. Agakobwa karishima gahita kagwa muri wa mugabo kamugwa mu gituza. Barakwereka barishimye mu isoko hagati, abantu bose bari mu isoko birabarenga. Agasuzuguro rero kari hano aho wa mukobwa yamwangiye, niho wa mugabo agiye guproporiza undi. Yo kurikira urarebe uko abo yapropose undi hamwe wa mukobwa yamutereye indobo, ni naho wa mukobwa ahagaze arimo arabireba. Mbega agasuzuguro. Umukobwa byaramuriye birakomeza biramurya, ariko nk'umugore nk'amapanzi yaravuze ati ubukwe ntabwo buba tu, ubu bukwe byanze bikunze ni warongora akagakobwa tu. Kumbi kagakobwa bagenzi wa mugabo yaragiye agafungurira iduka nyine yarya inyanya agakomeza kugenda agakora. Barakwereka wa mugore yahisaza aterura cya gikarito kirimo ikanzu abasha kuba yakiba. Kagakobwa kaje kagiye kureba cya gikarito, mukareba ikanzu yako kagiye kwambara kagiye mu bukwe karakibura. Kageza gushaka ahantu hose atariko njyewe ikarito yanjye nayisize ngaha, cyangwa se ikanzu yanjye riri ngaha igiye he, yabibashije kujya he? Akomeza kugenda yiga hirya no hino, arahiga ahantu hose arabura. Wa mukobwa yicishwa ahangaha ati atariko hari ikintu waburi gushaka wabuzera. Ati nari ndimo ndashaka, ati hari igikarito cyanjye cyakira aha, ati ngiteretse ariko ndagishatse ndakiwe. Ati sinzi hano kigiye tu kandi ni hano ngishize. Ati cyari kiri ngaha, ateka ngo ko ndangatwaye, ati genda urebe ara muri douche tu. Ndatiye baba we, ati nuse kubera ikintu nwari ikanzu koko. Ahita sohoka muri kakaduka kiwe, yacagamo yunamye, ahita yiruka nkajya kureba bamwe bamurangiye ko ishobora kubiri. Agezeyo arebye muri cya gikarito arakibura. Arebye mu gikarito asanga nta kanzu irimo. Wa mugore n'umujinya mwinshi ahita amufungira muri wa muryango turashize. Oh my yanjye, ahita abasha kumufungira muri wa muryango, harimo amagirire cyangwa se amaferabeto, amufungira nyine muri ferabeto, amushyira inyuma y'amaferabeto nka bimwe tumenyereye. Aramubwira ati rero atuzi ko ubu ngubu wandya umugabo rero, ati ikanzu ngiye kuyambara genda nifunga n'agatimba fresh mite njya mu bukwe, araza gufungura sage ni njyewe ahita ndongora. Ati kandi wowe ntacyo waba usobanuye nta kintu kimwe waba usobanuye, kuko pasiteri aba amaze kubiha umugisha, bireta bigaragara nyine ko ningiye umugore w'isezerano. Umukobwa byaramubabaje, umukobwa yaramurya ati ko se mana ibi ni ibiki, ari inyuma y'amaferabeto. Twamusuye inyuma y'amaferabeto twigarukira hano. Kumbi kagakobwa amasaha yarajya aricuma, gakomeza kugenda kavuza induru muri amaferabeto, kavuza induru uko bishoboka kose ngo kare ko ari uwagatabara, ariko wapi. Barakwerekana umusamariya amwe mo haciye, araza ati nibiki kuri kuvuza induru, ati bamfungiyemo hano babara mfungurira. Yese agafungurira gasohoka muri amaferabeto karira, feri ya Amerika yise kiruka mumaze ngo kagiye. Kumbi wa mukobwa rero nawe yarajya afata ya kanzu arayambara fresh nanamukwira, ahita agufatira n'agatimba ko hejuru n'uturabyo, ahita yifunika mama shenge, aravuga ati ngiye kurongorwa tu, ahita acaho. Padiri nawe ko aranga ategereje umugeni, umujama umuranga ategereje umugeni akagiye kurongora. Kumbi umugeni yageze kare, aje yifubitse mu maso. Padiri atangira nyine nawe ya mihango yabo nyine nawe urayizi y'abapadiri. Uko naho kagakobwa kaje kiruka muri bwa bukwe, umugabo agiye gupfundura, umugabo agiye kureba asanga si wa mugore we, arebye asanga ni wa mugore we wa mbere. Aturakora ibiki hano wa mushenzi? Umugabo atari ko sheri
umugore sorry ati urabizi ko ngenda gukunda ati nta kuntu wandutisha kari agakobwa ati ngenda gukunda ati mbabarira ati nzakubera umwana mwiza atangira amubembereza ati mbabarira njye wita kuri kari agakobwa kari agashinzi kubera amahirwe ati ndekuroha mushenzi we aka kanya uhita usohoka no hanze sinshobora no kukubona kora ikintu urareba kubw'amahirwe k'agakobwa kahageze padiri atarabasha kubaha imigisha bisobanuye ngo umukobwa naramuka amusohoye hanze nta bukwe biba bwabaye nyine bihita birangira nyine umukobwa atarongowe kuri ikintu urareba yese afata wa mugore aramusohora n'umujinya mwinshi ahita amuta hanze ati wacinziwe genda hanze araza areba k'agakobwa ati sheri umbabarire ati umbabarire sinzi uko bigenze umukobwa nawe ati hoya nta kibazo ati none se ati wakifuza kunkingirwa se ati yego nyine ati nabyifuza niyo cyari kinanzanye ati ngwino tugende rero nta kintu gisigaye ati ni iby'amakanzu ati ni imyambaro tugende gukingirwa usa gutya barakwereka wa mukobwa yagiye hanze asigara arira avuga ati baba we ati ubwo ko guki nabikoze atangira kwicuza nyine ahita yikubitana anagenda padiri aho ngaho abana bamuzaniye ubundi ubukwe burimo bande rero burimo bw'agahungu padiri ahita atangira imigenzo ati soma umuntu wawe ahita amurya n'ikibiza aravuga ati ubu aka kanya wawe umugore wanjye barakwereka kakana ko gahise kagaruka kuri ya ntebe kaza kirirwa kaza kajya guhobera ababyeyi bako cyangwa se nakita nk'ababyeyi bako